Imyemerere ni kimwe mu bintu bigira uruhare runini mu buzima bw'abantu benshi ku isi. Imyemerere niyo ituma umuntu yambara igisasu akajya kwiturikiriza mu bantu benshi. Gusa kimwe mu bintu by'amakuba byabaye biturutse ku myemerere ni intambara za Crusade. Zikaba zari intambara zari hagati y'abakristo n'abayisilamu. Ariko se ni iki cyateye abantu byitwaga ko bagakwiye kwigisha no guharanira amahoro kwisanga muri bumwe mu bwicanyi ndengakamere bwatwaye ubuzima bw'abarenga amamiliyari y'abatuye isi? Ibi ni byo tugiye kurebera hamwe mu buryo bwimbitse ku busobanuro n'imva n'imbano y'izi ntambara zishingiye ku myemerere. Ikaze nk'ibisanzwe. Intambara za Crusade ubundi ni intambara z'iyobokamana cyangwa imyemerere hagati y'abakristo n'abayisilamu, zikaba zaratangiye agana mu mwaka w'igihumbi 995 twinjira mu gihumbi 996. Aha hakaba hari mu kinyejana cya 11. Izi ntambara zimwe muri zo zabereye mu Burayi ndetse n'izindi nyinshi zibera mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu gace ka Yerusalemu. Muri iki gihe abayobozi b'abakristo b'abanyaburayi babonaga ko hari ibyago bikomeye bizaba ku baturage n'abasirikare b'abakristo bari ku butaka bwera, cyane cyane mu gihe cy'ubutegetsi bw'abayisilamu. Ibi nibyo byatumye hatangizwa gahunda yo gutegura uburyo bwo gufata Yerusalemu, kuko yari yarigaruriwe n'abayisilamu, no kurengera abakristo aho bari hose ku isi. Ubundi ibi byose byatangiye mu mwaka w'igihumbi 995 ubwo Papa Urban wa kabiri yabwiye abari bitabiriye inama ya Council of Clermont yari yabereye mu Bufaransa ko bakwiye kujya kurwana mu butaka bwera kugira ngo bakize abakristo bari bafite ingorane. Ibi byaciranwe yombi n'imbaga nyamwinshi y'abaturage, harimo abasirikare, aborozi ndetse n'abacuruzi, kuko benshi babyumvaga nk'ubutumwa bw'Imana. Ikindi bwari ubusabe bw'ubufasha bw'umwami w'ubwami bw'Ibizantine Alexios wa mbere Komnenos, ubwo yasabaga ubufasha abakristo bo mu Burayi kubera abayisilamu bari bamaze gufata ibice byinshi by'akarere ke no gutera Constantinople. Zimwe mu mpamvu nyamukuru zateye Crusade kuba harimo impamvu z'idini, kuko abakristo benshi bashakaga gusubirana Yerusalemu, akaba hari ahantu havugwaga inkuru ya Yesu Kristo, ndetse no kurengera abakristo bari mu burasirazuba. Indi mpamvu ya kabiri kwari uko Papa Urban wa kabiri mu gihumbi 995 yashishikarije abanyaburayi kujya kurwana muri Crusade, abizeza imbabazi z'ibyaha byabo ku bantu bazitabira. Ikindi yari impamvu za politike, kuko abami b'i Burayi bashakaga kwagura ubutegetsi bwabo, ndetse n'umwami Alexios yashakaga gufashwa kugarura ibice bye by'ubwami bwe byari byarafashwe n'abayisilamu. Indi mpamvu yari impamvu z'ubukungu, bitewe n'uko ubukungu bwari bumaze kuba ikibazo mu Burayi, kuko ubutaka bwari buke n'amahirwe yo kugira ubutunzi yari make. Niyo mpamvu babonaga ko Crusade ari bwo buryo bwo kubona ubutaka, ubutunzi ndetse no gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mu mwaka w'igihumbi 996 nibwo abasirikare b'abakristo batangiye urugendo rwo kujya gufata Yerusalemu, aribwo intambara za mbere za Crusade zabaye. Gusa uru rugendo rwari rugizwe n'abantu bari baraturutse mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, harimo abakene, abasirikare, abagore, abagabo, abana, abanyacyubahiro ndetse n'abihaye Imana. Nibwo baje kwihuriza hamwe maze bakora ingabo zitwa Crusaders. Bakaba bari bafite ikimenyetso cy'umusaraba ku myambaro yabo, ariyo mpamvu bitwaga Crusaders. Nibwo batangiye urugendo, ariko rukaba rwari rurerure cyane, maze banyura mu Burayi no mu bwami bwa Byzantine, aho basabwaga gufasha kurwanya Seljuk Turks. Baje kongera kurwana mu turere twa Anatolia, akaba ari muri Turukiya no muri Balkans. Gusa muri uru rugendo ubwo bagendaga bahuraga n'inzitizi zikomeye, harimo indwara, inzara ndetse n'intambara hagati yabo n'abaturage babo. Nubwo abantu benshi bumvaga Crusade ari ubutumwa bw'Imana, hari abakozi n'abasirikare bashakaga kwiba ubutunzi no gufata ubutaka, kuko abenshi muri bo ntabwo bari bafite ubumenyi bw'intambara. Ibyo nibyo byatumaga urugendo rwabo ruba urugendo rugoranye, aho abenshi bapfaga mbere yo kugera i Yerusalemu. Nyuma y'imyaka igera muri 3 bari mu ntambara, nibwo abakristo b'abasirikare bageze i Yerusalemu, akaba hari mu mwaka w'igihumbi 99. Bahageze barwanye bikomeye cyane n'abayisilamu bari barigaruriye uyu mujyi, maze birangira bageze ku ntsinzi. Nyuma yaho ubutunzi bw'abayisilamu bwaje gufatwa, batangira kubagurisha ku isoko nk'abacakara, ndetse banashyiraho amategeko akomeye y'abakristo mu mujyi wa Yerusalemu.
Gusa benshi mu bitabiriye crusade babonaga iyi ntsinzi nk'icyubahiro cy'Imana, ariko mu by'ukuri hari abishyiriraga imbere inyungu zabo bwite. Nyuma yo gufata Yerusalemu, Crusaders bahise bashinga amatware yabo muri Palestine na Syria, maze babyita Crusader States, ariho hari harimo Kingdom of Jerusalem, County of Edessa, County of Tripoli ndetse na Principality of Antioch. Gusa muri aya matware yose ayari ingenzi cyane yari Kingdom of Jerusalem, ikaba yari iyobowe n'umuyobozi witwaga Godfrey of Bouillon. Ubwo nanone Yerusalemu yafatwaga, abaturage b'abayisilamu n'abayahudi benshi barishwe, abandi bajyanwa mu bucakara, ndetse umujyi uhindurwa nk'ahantu hatagatifu h'abakristo gusa. Nyuma yo gutsindwa, abayisilamu batangiye kwishyira hamwe, hatangira kuza abayobozi bashya b'abanyabwenge n'abarwanyi bakomeye. Ubwami bwa Yerusalemu bwari bufite imbaraga ariko ari buto cyane, bukaba bwari bukikijwe n'abanzi benshi ndetse bunashingiye ku bufasha bwavaga i Burayi. Zimwe mu ngaruka iyi crusade yasize zikomeye cyane harimo ko intambara za crusade zaje gukomeza imyaka irenga 200, ubucuruzi hagati y'Uburayi n'Uburasirazuba bwari bwariyongereye, ndetse n'inzangano hagati y'amadini zarushijeho kwiyongera cyane, ndetse na Yerusalemu yahindutse ikimenyetso cy'intambara z'amadini. Nyuma y'iyi crusade ya mbere hakurikiyeho izindi crusade zigera ku 8 muri rusange. Hahise hajyaho crusade ya kabiri guhera mu 1147 kugeza mu 1149, ikaba yaratewe nuko mu mwaka w'1144 umujyi wa Edessa wari warigaruriwe n'abakristo, akaba yari n'umwe mu mijyi y'ingenzi waje gufatwa n'umuyobozi w'abayisilamu witwaga Imad ad-Din Zeng. Nibwo Papa Eugene wa gatatu yaje kwitabazwa n'abakristo, maze ahita asaba abantu kongera kujya kurwana. Gusa ibyo yabikoze nawe yifashishije umupadiri witwaga Bernard of Clairvaux wavugaga ubutumwa bukomeye bwashishikarizaga abantu kujya mu ntambara y'Imana. Iyi crusade yagizwemo uruhare inayoborwa n'abami bari bakomeye muri icyo gihe, harimo Louis wa gatandatu w'Ubufaransa ndetse na Conrad wa gatatu w'Ubudage. Aba bombi bayoboye ingabo nini cyane baturuka mu Burayi berekeza mu Burasirazuba bwo hagati. Mu rugendo gusa baje guhura n'ibibazo n'inzitizi zikomeye cyane, harimo ko ingabo zabo zapfuye cyane kubera inzara, indwara ndetse n'imisozi miremire. Mu mwaka w'1148 nibwo bageze mu mujyi wa Yerusalemu, bahisemo gutera umujyi wa Damascus. Gusa ntabwo bari bafite umugambi uhamye, mu gihe abayisilamu bo bari bariteguye neza. Ibyo byaje gutera abakristo gutangira gushyamirana hagati yabo. Nyuma y'iminsi mike baje gutsindwa bikomeye cyane, bahita basubira inyuma. Iyo crusade nuko abakristo baje kuyitsinda. Nyuma y'iyo hakurikiyeho crusade ya gatatu yabaye ahagana mu 1189 kugeza 1192. Icyateye iyi crusade nuko mu mwaka w'1187 umujyi mutagatifu wa Yerusalemu waje gufatwa wigarurirwa n'umuyobozi wari ukomeye w'abayisilamu witwaga Saladin. Ibi byabaye nyuma y'intambara yari ikomeye yiswe Battle of Hattin, ubwo ingabo z'abakristo zatsinzwe bikomeye cyane. Ibi byababaje abakristo cyane, bumva bagize igihombo gikomeye cyo kubura umujyi wa Yerusalemu. Icyo gihe Papa Gregoire wa munani niwe wahamagariye abakristo bose kongera gufata intwaro bakajya kurwana kugira ngo bisubize Yerusalemu. Iyi crusade niyo yayobowe n'abami bakomeye kurusha izindi zose, harimo Richard w'Ubwongereza, Philip wa kabiri w'Ubufaransa ndetse na Frederick wa mbere w'Ubudage. Duhereye kuri Frederick Barbarossa w'Ubudage, uyu yari umwami wari ufite ingabo zikomeye cyane, ariko akaba yaraje gupfa bitunguranye arohamye mu ruzi mu mwaka w'1190. Icyo gihe ingabo ze zahise zicika intege, maze nyinshi muri zo zihita zinitahira. Naho Richard na Philip bo banyuze mu nyanja berekeza mu Burasirazuba bwo hagati, babanza gufata ikirwa cya Cyprus, gusa nyuma baje guhura n'urugamba rukomeye cyane. Baje gufata umujyi wa Acre nyuma y'intambara ikomeye cyane yari imaze igihe kirekire, ariko nyuma yo gutsinda Philip wa kabiri yahise asubira mu Bufaransa, maze Richard we arasigara. Richard Lionheart na Saladin baje guhurira ku rugamba barwana bikomeye cyane, ariko nta numwe wigeze atsinda undi burundu. Nubwo Richard yari akomeye cyane, gusa byaramunaniye gufata Yerusalemu.
nibwo mu mwaka w'igihumbi ijana na mirongo icyenda na kabiri aba bombi bemeranyijwe ku masezerano yiswe Treaty of Jaffa, akaba yaravugaga ko Yerusalemu igomba kuguma mu maboko y'abayisilamu, ariko abakristo bemererwa kujya bajya kuhasura nk'ahantu hatagatifu nta ntambara zihari. Iyi crusade ya gatatu irangiye, hahise hakurikiraho crusade ya kane yabaye hagati y'igihumbi 202 kugeza mu gihumbi 204. Zimwe mu mpamvu zayiteye ni nk'impamvu zari zarateye izabanje, kuko intego kwari ukongera gufata Yerusalemu bakayambura abayisilamu. Muri iyi crusade ya kane, Papa Innocent wa gatatu niwe washishikarije anatangariza abantu kuyitabira, kuko yashakaga kongera guhuza abakristo hamwe no kubasubiza imbaraga bahoranye. Nibwo abakristo b'i Burayi bafashe icyemezo cyo kunyura mu nyanja aho kunyura ku butaka, basabye ubufasha abacuruzi bo mu mujyi wa Venice kugira ngo babubakire amato azabageza mu gihugu cya Egypt cyangwa muri Misiri, aho batekerezaga gutangirira urugamba. Gusa baje guhura n'ikibazo cy'amafaranga, kuko abasirikare ntibashoboye kwishyura ayo mafaranga bari baremereye Venice. Aribwo Venice yababwiye iti, muduhe ubufasha tubanze dufate umujyi wa Zara. Ariko ikibazo cyari uko uwo mujyi wa Zara wari umujyi w'abakristo, ubwo byari bivuze ko bagiye kurwana na bagenzi babo. Nibwo mu mwaka w'igihumbi 202 Crusaders bateye Zara barayifata. Ibi byaje kurakaza cyane Papa Innocent wa gatatu, maze ahita baciraho iteka ryo kubirukana mu idini. Nyuma yaho binjiye mu makimbirane ya politiki yo mu bwami bwa Constantinople, kuko hari umwami wifuzaga gusubira ku ngoma. Nibwo yabasezeranyije kubaha amafaranga menshi n'ubufasha mu ntambara, maze Crusade bemera kumufasha. Mu mwaka w'igihumbi 204 nibwo Crusaders baje gutera Constantinople barayifata, baranawusahura bikomeye cyane, basenya insengero, biba ubutunzi bwinshi, banica abaturage benshi. Ibi byateye gusenyuka burundu k'ubumwe hagati y'abakristo bo mu burengerazuba n'abo mu burasirazuba. Aha ni naho havuye urwango rukomeye hagati y'abakristo gatolika n'abakristo orthodox. Nyuma y'iyi crusade hakurikiyeho crusade ya gatanu yahereye mu mwaka w'igihumbi 217 kugeza mu gihumbi 221. Nyuma yo kunanirwa kwa crusade ya kane, abayobozi b'abakristo batangiye gushaka indi nzira. Papa Innocent wa gatatu niwe watangije igitekerezo cyo gutegura iyi crusade, nubwo yaje gupfa mbere y'uko itangira. Baje kubona ko gufata Yerusalemu bitazashoboka batabanje gufata Misiri, kuko yari ikomeye cyane mu butegetsi bw'abayisilamu. Bari bizeye ko bafashe Misiri byari gutuma Yerusalemu igaruka mu maboko yabo byoroshye. Hamwe mu hantu h'ingenzi cyane habereye iyi ntambara ni ahitwa Damietta, akaba yari umujyi ukomeye ku ruzi rwa Nili, na Misiri yo yari igicumbi cy'ubutegetsi bukomeye bw'abayisilamu. Nibwo abakristo bemeje ko bagomba gufata Damietta mbere, kuko ari urufunguzo rwa Misiri. Bamwe mu bayobozi bakomeye bari bari ku ruhande rw'abakristo harimo Ange wa kabiri wa Hungary, Leopold wa gatandatu wa Autriche ndetse na John wa Brienne, mu gihe ku ruhande rw'abayisilamu ho hari Ali Kamil wari umuyobozi wa Misiri. Mu mwaka w'igihumbi 217 nibwo abakristo bageze muri Misiri batangira kugota Damietta. Iyi ntambara ikaba yaramaze igihe kirekire hafi imyaka 2, gusa byarangiye mu gihumbi 219 bashoboye gufata Damietta. Nubwo byari bimeze utyo, hari amahirwe abakristo bari baratakaje, kuko Ali Kamil yigeze kubasaba yuko bagirana amasezerano bakabaha Yerusalemu nabo bakarekura Misiri, gusa abakristo barabyanze kubera ubwibone no kutumvikana hagati yabo. Nibwo mu mwaka w'igihumbi 221 abakristo bagerageje gufata Cairo, ariko bageze hafi y'uruzi rwa Nili abayisilamu bakoresheje amayeri, maze barikura amazi aba menshi, ingabo z'abakristo zibura aho zinyura. Ibi byatumye batsindwa bikomeye cyane, bahatirwa kurekura Damietta maze bakanava no muri Misiri. Abakristo bongeye gutsindwa, ari byo byatumye hahita hategurwa indi crusade ariyo ya gatandatu. Ndabashimiye ku bantu mwese twabanye, gusa iki ni igice cya mbere ku byaranze intambara za crusade. Ku bashaka igice cya kabiri ku zindi zakurikiyeho nacyo turaje tugikore vuba aha. Wowe ibuka gukora subscribe kugira ngo nikijyaho uzaba uwa mbere mu kukibona. Imana ibarinde.